dutangiranye n'abana babiri b'abakobwa bari kumwe na musaza wabo, ariko ikigaragara cyo aba bana bari bishe mu gihuru, bari bafite tirikomande, bafite itwara akamodoka, barangije batangira kuyobora ka kamodoka bagira ngo musaza wabo ajye mu muhanda imodoka zimugonge. Musaza wabo yakomeje kuza disi yari akiri na mutoya, arangije ahita agera mu muhanda atangira gutoragura utubiye twari turi aho ngaho, ntabwo tuzi ngo two tubiye n'uduki ese n'imbuto cyangwa n'iki. Uruhande yahise haturuka imodoka yihuta cyane, ikigaragara cyo nuko bayoboye karakana mu muhanda kwiyo modoka ize kuza ikagonge. Yo akara kakomeze kwicara kaguma aho ngaho, gakomeza gufata ya modoka, gatangira gufata twa tuntu, gatangira kudupakiramo. Umwana yakomeje gukurura ya modoka, akomeje gukoresha tirikomande, ako ka mwanya disi menye imodoka yaragonze wa mwana. Abana bakomeje kwishima cyane, bari bishana mu gihuru, nta muntu wari kubasha kubabona, bahise bavamo birukanga bwangu bafata inzira baragenda. Yo akamodoka k'umwana kahise gasigara kaguramye aho ngaho, ikigaragara cyo nuko umwana twari tuzi ngo baramugonze, ariko hari umubyeyi wahise amutabara. Ya modoka hari umubyeyi wari wicayemo yahise amutabara. Utwana duhita tuza twirukanga cyane, turi gutaha tugana mu rugo, turavuga ati uze gucece kuri besho ukavuga ko umwana imodoka yamugonze, turaza guserera. Undi nawe aramubwira ati ntabyo ndi buvuge, humure ntugire ikibazo. Bakomeje kuguma aho ngaho, bakomeza gutegereza, batangira kwiga imitwe y'ukuntu bari buze kubigenza, bari kubeshya papa wabo, ariko mu by'ukuri ntabwo tuzi ngo bano bana byari bigenze gute, se bari babitewe n'iki kugira ngo babashe kuba batsiga karakana mu ishyamba. Ariko wibuke neza ko akana wa muntu wari wicaye muri ya modoka yabashije kuzana kakana. Mbega abana babidisi bakomeje kwiga imitwe y'ukuntu bagiye kubwira papa wabo n'ukuntu akana bakagonze. Baje birukanga cyane, bahita bavuga ati tuyihute tujye mu rugo tujye gutekereza papa wacu. Barakwereka ya modoka yisize yirukanga cyane, isa bwangu, irangije yari yihutaga cyane kandi ubona ko yanacanye ibinyoteri. Wa mubyeyi yari arimo arangije aramubwira ati n'ubundi ndavira amahangaha. Ikigaragara cyo ko uyu mubyeyi ashobore kuba ari mama w'uyu mwana, ariko uyu mubyeyi akaba yaratarakiriho, ariko mu by'ukuri ukaba ubona ko yaratabaye kano kana. Barakwereka disi umushoferi yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kumubwira ati n'ubundi urakoze kuduha lift, ati ndagushimiye cyane n'ibyo agaciro ubashe kuba wakora. Umudamu yakomeje kubwira umushoferi ati n'ibyo agaciro ibintu ukoze, ati Imana iguha umugisha. Umushoferi yakomeje kumubwira ati n'ubundi ndakwinginze, ati wewe icyo ngusabye ndagira ngo use kumfasha. Yahise ava mu modoka, akimara kuva mu modoka arangije aravuga ati reka nze mbanze njyane kano kana. Ikigaragara cy'uyu mubyeyi nuko ahantu mama wa kano kana cyangwa se papa wa kano kana yari abazi, kandi runo rugo rw'ahantu bari batuye yari ahazi. Yabwiye umushoferi ati ndaje n'ubundi, ati ndagira ngo ube witonze gakeya unegereze mbashe kuba najyana kano kana ndahitanza. Ikigaragara cy'ibindi by'umushoferi yahise yibuka ngo uburyo umudamu yamwatse lift n'uburyo yari ari mu nzira arimo agenda. Ibi ni by'umushoferi ari kwibuka uburyo atwaye no mudamu, kandi no mudamu yari atwaye akaba atarazi neza ngo uyu mudamu ese ni umuntu ki cyangwa se ni umumarayika cyangwa ni bwoko ki. Yaraje amuha lift, akimara kumuha lift ibi nibwo byabaye kugira ngo atabare karakana mbere yuko ibi byose biba. Ni by'umushoferi ari kwibuka. Yamaze kumuha lift arangije afata imodoka arayitwara, akimara kwitwara begera imbere. Ibi ni by'umushoferi yari ari kwibuka kuri uyu mudamu. Umudamu yakomeje kumureba arangije aravuga ati n'ubundi ndabona atari kuza, ati reka mfate imodoka nangire nigendere. Yatangiye kwatsa imodoka gake gake agenda arebera umudamu muri televiseri. Ikigaragara cyo uwo mudamu yahagaze aho ngaho ategereje ko bakingura ngo abashe kuba yabaha umwana wabo, cyangwa se uwo mwana mutereka aho ngaho. Shoferi yakomeje kwigendera arangije wa mudamu disi akana yagasiganye na mama wako, yagasiganye na papa wako. Akana yari yanakaguriye n'indi modoka. Twana twaraje duhita dukubitwa n'inkuba, duhita dutungurwa, duhita tugwa mu kantu. Turavuga ati Mana y'isi n'ijuru, uyu mwana ko tuzi neza ko imodoka yamugonze yagize hano mu rugo gute? Ye baba we bwaraje bahita bwicara ku ruhande butangira gupanga iyindi mitwe. Buravuga ati n'ubundi uko byamera kose tuno twana, ati uriya mwana n'ubundi musaza wacu papa wacu aramutetesha akamugurira imoto. Yaraje asanga turimo turitotoma, turimo turivugana, aratubwira ati bimeze bite ko umwana yabatanze kugera mu rugo, mwebwe mwari mukiri hehe? Ati kubera iki mwatinze kuza, mwari muri hehe? Dutangira kumubeshya, turamubwira ati n'ubundi hari ibyo twari tukirimo, twari tutarasoza ibyo twari turimo. Ati ariko papa wihangane n'utubabarire kubera ko twatinze. Ati turabona unamuteruye musaza wacu, turamukunda cyane twebwe ukamutetesha, twebwe ntabwo ujya udutetesha. Ati ariko natwe turi kukwigira imipango. Papa we yakomeje kubabwira ati n'ubundi mwese ndabakunda kandi mbakunda kimwe. Ati kandi namwe mugiye mukundana kandi mukunde musaza wanyu. Ati mujye mumutetesha kandi murabizi ko murabona ko mwebwe mumuruta ari mwebwe bakuru. Akana kahise disi kishima arangije aravuga ati ngaho mwakire gasaza kanyu, kandi wibuke neza ko bano bana batoya b'abakobwa nakeza bifuriza uno mwana w'umuhungu disi musaza wabo. Baraje bahita bamwicaza ku gitanda, baravuga ati n'umuri twamaze gutegura indi mitwe yacu, ati reka nze nkwereke ukuntu tugiye kubigukorera, tugiye kugufatira tukuvangire niturangiza tuguhereze. Barakwereka akana kari aho ngaho kari kureba amashusho muri telefoni. Ikigaragara cyo disi bahise bafata akagurude, bahita bafata agakombe kari aho ngaho, bahita basukamo niba ari icyayi cyangwa ari amazi, numbaze simbizi nanjye. Barangije disi bafashe ji bayisukamo, barangije bafata n'umuti wari uri aho ngaho. Mbiga abana babidisi barashika guhitana agasaza kabo. Bahise bafata umuti wari uri aho ngaho, batangira kuvuga ati n'ubundi twebwe imipango yacu, ati turayikora n'ubundi ntabwo uri
duhagarike. Ati kandi ubundi uko byamera kose we birasa kukubana zero. Bafashe batangira gukamuriramo wa muti, batangira gushyiramo ibitonyanga byinshi cyane ngo baze bahereze kana. Kumbe barakwereka wa mudamu yahise aturuka ku ruhande watabaye kakana n'ubundi ahita azunguza umutwara avuga ati n'ubundi gihe narabavumbuye kuva kera ko mushaka guhemukira kano kana k'akaziranenge. Ati ariko n'ubundi ntabwo byabasha kubahira. Ati reka nze nongere ngatabare. Ati kuko n'ubundi narabyiyemeje. Yo akana kamaze guhita kavanga disi kavangiramo wa mwana muri ji kugira ngo kazi kumuhereza gotomere bihite birangira. Disi mbega abana babi. Wa mudamu yahise afata wa mwana ahita amusohokana aramwihutana cyane ahita amujyana. Utwana tuguma aho ngaho turangije duhita dufata ka gakombe turagapfundikira duhita kugira ngo tuze guhita duhereza wa mwana aze guhita anywa bwangu. Yo mbega utwana tubidisi baraturangije turacundugutura neza ngo umuti wivange. Turangije tugende tujye kumuhereza. Turangije turavuga ati n'ubundi wizere neza ko ubu tujye guhita tukurangiza kandi wibuke neza ko bari kubwira bano bana yamaze kugenda wa mudamu yamaze gutwara wa mwana. Ubu twana twakomeje kuguma aho ngaho twitotomba twisararanga tuvuga ati reka tuze tuguhereze sha. Twaraje dusohoka bwangu tugira ngo tumuhereze. Tukigera hanze turi kumanuka ku ma escalier, tukigera hanze duhita tubona ama fresh arimo atwerekeza ahantu umwana yagiye. Barakwereka twakomeje kwitegereza fresh turavuga ati sha n'umuntu uraducitse dusanze udahari twari tugiye kukwereka ibyo tugiye kugukorera. Twakomeje kureba icyerekezo turivuga ati nyamara uko byamera kose ahangaho ushobora kuba ariho wagiye. Ati ariko n'ubundi ntabwo n'ubwo ducitse nonaha n'ubundi tubutaha tuzakubona. Utwana twari tugome cyane kandi ari utuntu tubi cyane ubona ko nta muhwe dufitiye musaza watwo. Yo barakwereka disi twase dusubira mu nzu bwangu tunarakaye cyane tunababaye turavuga ati n'ubundi turawukubikira. Barakwereka umugabo yari atashye aje mu rugo akigera mu muryango ahita abona sinyara ahita avuga ati iki ni iki cyerekezo sinzi ngo kiranjyana hehe. Barakwereka umugabo yahise asubira inyuma arangije akomeza kwitegereza cyane areba fresh no kwinjira mu nzu iwe mu rugo yari akibyihoreye. Arangije aravuga ati reka ntekereze neza kabiri ndebe ko zino fresh se nizi iki cyangwa ziraranga iki. Barakwereka umugabo yakomeje kubitekereza aravuga ati iyi nzu nayo ndi bwinjiremo ndabanza njye kureba zino fresh se ziranyerekeza hehe cyangwa se zigamije iki. Umugabo yakomeje kubitekereza arangije aravuga ati reka ngende gake gake nkurikirana zino fresh. Yatangiye gutera intambwe ku yindi atangira gutera intambwe ku yindi ariko agenda akandagira kuri fresh igenda imwerekezaho iyi fresh yamuganishaga. Ntabwo tuzi ngimujyanye ariko hari ikintu giye kumwereka byakunda ikintu kidasanzwe. Umugabo yakomeje gutera intambwe akomeza kugenda yerekera imbere akomeza guterera aho ngaho akurikiranye za fresh zari nyinshi cyane zimutereza mu musozi. Arangije aragenda disi. Ikigaragara cyo nuko yaje yibutsa bwangu akandagira kuri fresh buri uko ateye intambwe agakandagira kuri fresh. Yageze aho ngaho ahita agwa mu kana ahita kubitswa n'inkuba ahita ahagarara aritegereza cyane yitegereza imbere ye areba hirya areba no hino arangije ahita abona imbere disi. Barakwereka yakomeje guhumbaguza cyane ikigaragara cyo atangira kuvuga ko kamwanya wa mubyeyi disi mu marayika yahise aza imbere ya wa mugabo arangije ateruye na wa mwana. Ikigaragara cyo nuko uyu mudamu yahise yakiza wa mwana agahita amuzana. Ikigaragara cyo nuko uyu mudamu atari ariho yahise aza ku gituro cye arangije aramubwira ati wowe tegega amatwi nkubwire ati ufite abana babi cyane ati bara abana kakana nakomeje kugenda ngatabara kenshi na kenshi bashaka kugahemukira bara abana basaba bashiki bako ati kandi urabizi neza ko tukibana mbere ibintu byari bimeze neza ati ariko kuva nava mu buzima ntago ibintu byakomeje kugenda neza. Turiya twana twakomeje kuba utwana tubi cyane dukomeza kudakunda musaza watwo ati kandi musaza watwo nawe yari umuziranenge kandi ubona ko disi anadukunda kandi anatwitayeho. Ati none sinzi ukuntu byaje kugenda. Ati byaje kugenda gute? Umugabo aramubwira ati ariko abana mbona ari bazima ati ahubwo kibazo nuko wenda tudahorana ngo mbashe kuba nabacekinga neza cyangwa se namenya ibyo baba batekereza ndetse n'ibyo bakora. Ati gusa ngiye iyo mbabonye cyangwa se iyo turi kumwe banyereka ko ari beza. Umuzamu yakomeje kumbwira ati barabana nakeza kabo ati baba bafite imipango itari myiza disoguye mukira musaza wabo. Yo umugabo yakomeje kumutekereza disi umugabo agwa mu kantu. Umuzamu yakundaga uyu mwana ikigaragara cyahubwo uyu mwana ashobora kuba ari nuwe ariko umuzamu akaba atarakiriho ariko yaraje garutse ari umumarayika aje gutabara kano kana. Yo barakwereka disi umudamu yakomeje kuguma aho akomeza gusobanura umugabo nakomeza kumusobanura amubwira ati n'umuri ndabizi ko inshingano zanjye nzubahiriza ati kandi kuva wagenda ati nakomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo mbiteho bamere neza. Umudamu nawe aramubwira ati uyu mwana ndabizi neza ko wamwitayeho kandi unamwitaho ati ariko ikigaragara cyo nuko bariya barumbashiki bako batakamereye neza kandi bashaka kukagirira nabi. Yakomeje kumutekereza amubwira ati n'undi uzakomeza wite kuri uyu mwana ati kandi ntukajye wita kuri bara bashiki be ati kubera ko ahubwo kugira ngo witeho cyane kandi ujye uba hafi y'uyu mwana. Umugabo yakomeje kumushimira amubwira ati n'ubundi byose nzabyubahiriza ati ahubwo igisigaye umumereze nze kureba ukuntu disi najye kumwitaho hakiri kare kandi urabona ko yaranashonje kandi anananiwe cyane. Yo yakomeje kumusobanurira amubwira uburyo disi agiye kumwitaho kandi agiye kubikurikirana kandi biri mu nshingano ze kuva yava mu buzima kuva uyu mubyeyi yamara kwitaba Imana. Uyu mugabo yakomeje kugira inshingano nyinshi cyane zitandukanye. Yaramubwiye ati ngaho wihangana umumereze ntago bizongera kandi nzamwitaho kandi buri kimwe cyose nzagikora kandi bizagenda neza. Barakwereka disi umudamu yakomeje kwitegereza umugabo we aravuga ati n'ubundi gihe uko byamera kose
mwana ndamuguhereza, ati ariko inshingano zawe uzazubahirize, ati kandi uzabikurikirane neza, ati kandi uzamwiteho, nanjye ubwanjye nzakuba hafi kandi nzajya nza gusura ndebe umwana wanjye uko ameze. Yo yamuhereje wa mwana disi, umugabo arangije amusoma ku gahanga aravuga ati mwana wanjye urakoze, ati kandi ndagushimiye, ati kuba disi umpaye ibanga kandi ukaba nambwiye ukuri, yo urakoze cyane. Umugabo yahise afata inzira aragenda, afata akana arakerekeza aragenda, undi nawe yari asigaye yicaye aho ngaho, arangije nawe ahita acaho. Yo barakwereka umugabo yahise agaruka mu rugo atangira kwicara aho ngaho, arangije hari umugabo wahise usa disi wari utwaye ya modoka ahita amubwira ati n'ubundi bimeze bite se? Ati ni sawa. Bararamukanya, akana ahita akabona neza disi aravuga ati ako kana nyamara hari umuntu nzi bigeze kugatabara akikiza mu modoka yanjye, ati ariko narinje kukuguza amafaranga aho ngaho, niba hari ayo ufite wanguriza nkareba utuntu njya kwikorera, ati n'ubundi ndaza guhita nyagusubiza. Akana kari gashonje disi karayuraga, wabonaga ko kanananiwe disi, ntabwo kari kayirukaga kuryama, kahoraga muri movement, kahora kirukanka disi, bahora bakirukansa. Yo barakwereka disi yahise amubwira ati n'ubundi hari utuntu ugiye gukora, ati niwihangana gato ukaniza udukera aho ngaho, ati ndaza kuyagusubiza, ati we ntugire ikibazo. Hanyuma rero kangushimira we twatangiranye kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu nguyu, wibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kuri Nganzo TV show, ibindi nakagaruka. Hanyuma barakwereka yamuhaye bya biceri, umugabo ahita afata inzira arigendera. Amaze kugenda disi, umugabo nawe yasigaye aho ngaho n'akana ke, asigara disi ubona ko anishimye. Akana kari kananiwe disi katangiye no gusinzira, akomeza kukabwira ati humura mwana wanjye, ati kandi bizagenda neza, nzakwitaho kandi nzaguha buri kimwe cyose, ati kandi uzamera neza, nta kintu na gito uzigera umburana, mwana wanjye nzakwitaho. Yo umugabo yakomeje guterura akana ke, undi nawe yari amaze kugenda disi, arangije aravuga ati mwana wanjye bizagenda neza kandi nzakwitaho, ati kandi bashiki bawe nta hantu muzongera guhurira, ngiye gushaka ukuntu nakwitaho. Hanyuma rero reka ngushimire we twabanye kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu nguyu, wibutsa gukanda subscribe kuri Nganzo TV show kugira ngo tuzajye ucikwa n'agasobanuro ku butaha. Ati kandi niba ufite ibitekerezo cyangwa se inyunganizi ujye unyandikira muri comment kugira ngo njye mbashe kubagezaho byinshi bitandukanye. Hanyuma rero mboneraho no kugushimira we twabanye, kandi wowe uhora kumba hafi, kandi wowe udahwema kunkurikirana, umeze kugushimira nkubwira ati komeze kugira amahoro y'Imana. Hanyuma mboneraho kukubwira ngo tuzabane mu gasobanuro ku butaha. Byarangiye rero umugabo disi asomye akana ke ku gahanga, afata inzira arigendera. Ndabakunda cyane kandi ndabashimiye.